ubugeze mu rwego rwo kumfusha ukavuga ko ntanya kugira ko wapfuye nabo twigize tukuganiraho ntabwo yagize akumva ubuze umugera mu rwego rwo kubana utanamubwira ko ufite ababyeyi utanamubwira ko ufite abana buretse nubwo ndi kugusabira imbabazi ntago bikura amafuta ufite yewe nawe ndi kumusabira imbabazi kugira ngo oya igerayo ntago nkukeneye ufite ikintu cyo kuvuga ngaho gusa ubwo icyo ufite cyo kuvuga ni iki ufite ijambo ryo kuvuga ufite ijambo ntajyo uragenda umusaba imbabazi nyina mbabarira uzasuzugura nyoko n'umugabo washatse umusuzugura ntago musuzugura pe nukuri kwimana kumusuzugura avugisha none sizo nzoga waziretse mutwara zogora kubimbwira twabigana ivyo oya nkusabye imbabazi nkusabye imbabazi muvandi ntiwumve ibyo mvuga ngo wumve ko nakugiriye impuhwe hari wanyu ubugogi bwawe iwawe si wawe umusinzi ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye ngiki Mana yo mwijuru nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di bakunzi bacu mwese mudukurikirane kuri Keza TV nk'ibisanzwe nongeye kubasoma bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi ndi kumwe na mama Falida nanone twagarutse kwa Falida ngira ngo ubushize mwabonye ko byagenze yabwiye Falida ko ubutazamuzanira abana ariko nta bana yaje azanye ariko burahari indi mpamvu hari ukundi kuntu byagenze twari tubageze rero reka dukomange tubanze turebe ko badukingura mama ngo hayi kaze ariko mbere na mbere murakoze komikaze ndabashimiye none uyu munsi ko waravuze ko uzazana abana mwarabiganiye na Falida ati burahagira icyamuka cyangwa biracyari kwakunda narebye kuzana abana mbatura ku mugabo ntazi nawe sinzi niba yaramubwiye niba bafite kumbwira kuri ngo yarabimubwiye Falida mbona abivuga atabifasheho ngero nanze kugira nanze kuzana abana mbanze nze magere wenda hariho n'igihe nagira amahirwe noneho nkahasanga umugabo hanyuma nkaba nabaganiriza bombi nkumva niba abo bana bazi cyangwa se niba nta nabazi ubwo tukamenya uko twaganira nubwo buryo narinzemo nawe namenyerega nanjye mumenye uzi kugira umukwe utazi ese duhuriye mu nzira nkamutera ikibuye kandi ni gutera umukwe wanjye si ikibazo ubwo rero n'ubundi nari ngarutse kugira ngo ndebe ko byibuza ubushize barambwiye ngo yari yagiye mu kazi none ndi kugira ngo ndebe ko wenda uyu munsi ho yaba ahari reka nkomange numve aba yemwe birashoboka ko yaba arimo muraho amakuru yanyu ni meza yawe se ni meza natwe ko narinje kureba Falida mo hano sarahari Falida se ko yaragiye kwiduka guhaha yaragiye guhaha none se mubanamo hano niwe mugabo wese yes nje mugabo uyu natwe wenda ntiwatumenye twakwibwira uyu ni mama wa Falida
Okay. mama wiwe muraho neza yego Amakuru. turashima Imana hanyuma nanjye ndi umushuti wiwe ubushize rero twaraje dusanga ntabwo hari tuganira nawe ni mama we wamushakaga kuko yari yaramubuze atazi ahantu atuye ariko ni byiza kuba tubamenye namwe Katabimbwiye se Falida. ntabwo nari namubwiye umunsi nzagarukiraho nuko narinje muri aka gace avuga ngo reka nyure hano wenda hari nakubona. Okay. Reka muhamagaye ndebe ko yohagera. Sawa nta kibazo. Hello. Falida waza mu rugo se ko hari abantu bari baje kudusura. Yute. Amakuru imesi. Amakuru ni meza mama. Hase muba hano nta nuko baza ngo mama wawe byibuza tuzajye kureba mama wawe. Ubwo hari ibibazo bikeya reka Falida tuzabisobanurira. Atigeze ambwira. Ntago yakubwiye ko afite mama we. Ntabyo yigeze ambwira. Ego Yesu i Nazareti. Ariko noneho mpfushije rubi. Ntago yigeze akubwira ko afite mama we. Yambwiye Falida. None ubu nta nubwo yigeze akubwira ko afite abana. Afite abana se? Ntago yigeze akubwira ko afite abana. Vagera afite abana Falida. Ariko narumewe. Vagera afite abana Falida. Afite na mama wiwe. Ubu mwahuye gutya ntago ntiwigeze umubaza nta mudi. Afise abana? Babiri. Ndamwica none wala. Ndamwica. Nese kumwica niwo muti. Nese goye kukitigeze unavuga ngo reka njye kureba ko byibuza namwe ko nta na famiye wenda n'umuntu numwe wo muri famiye. None se washo ko iki hano none utatubwiye. Aka kanya sura mwibutse kari. Ubundi mbaye mama wawe. Akanyura mwibutse. Utarigeze ubwira umugabo wawe ko ugira nyoko. Abo bana. Utigeze unamubwira yuko unafite abana. No sibyo byose mwabiganiraho mu biganiro asimbana mu kanya. None ase baby bimeze bite? Ubu ndabona nuhagaze. Wowe ugeze mu rwego rwo ibazo unsenye uri mama. Ufite abana kamazanya z'amahaho mu nzu. Tubwiye ko ufite abana. Baby ubu tuvugane imigambi dufitanye ubukwe dufitanye ibikwe dufitanye kukitigeze unamubwira ko twabiganiriye ibintu by'imiryango ako naruzamukwereke no samumbaje nakubona mfite ariko narumiwe wandi kuvuga mama yase byari ngombwa ko bikubaza byari ngombwa yigo kukize wowe utigeze ubimubwira ibintu byose bitakubigana kuko nawe uramenya buri gihe utanabwiye ngo uzana na mama none se ko na twari tuje turi gutembera ni namubwiye ngo amerekeze noneho ndamuganire kanyure kuri ku mugabo hani wawe ndebe kwa kubushize wambuje kugura intebe ariko narumiwe koko niko muko ubu ugeze mu rwego rwo kumfusha ukavuga ko ntanyo kugira ubu si umugera mu rwego rwo kubana utanamubwira ko ufite ababyeyi utanamubwira yuko ufite abana ufite n'abana babiri babiwanjye bita urwo rugo rwaba rwubakiye ku biki ku binyoma uzi uko urugo rwubakiye ku binyoma rutarama mwari kubivuga ryari ariko narumiwe koko wabaye ibintu ukoze amaha oya ntabwo wavuze yuko abizi katigeze abimbwira ibyo byose ntabwo wavuze yuko azi yuko mama ahari kutambwiye ko mama ko yaje gusura hano mu rugo kutabimbwiye nafite ubwako ko nacyo nizana gusa donara nubu yaje nacyo kimwambye yaje taguteguje ariko wabimbwiye ko yaje gusura hano none se nari kuguteguza naguteguza ko wabibwira umugabo wawe ibyo se wumva kujya n'amahana n'imbere y'umukaza n'umuke uko subwo n'umuke niki ariko ni wowe uyazanye abivuze asiko abizi
yambwiye ubutaha ubwashize yari yambwiye ko yabimubwiye niyo mpamvu ngiye nabimubwira umbwira ko azi yuko mari none se ntabwo twese tubiganiraho njye nawe ikindi cya kabiri ntabwo nigize ngira uti yigize wafite umwanya ngo abimbaze ngo mbimusobanurire nanga ni wowe wari kubikubaza nose bebe je wafashe nk'ikijuju none ni wowe wari kubikubaza uko nabigiyemo cyane ndabitekerezaho cyane uko nabwiye ko ufise papa hano ho Kigali nabwiye ko ufite mama we gutangwa ufite abavyeyi ariko mana ishobora byose urarusenye ni wowe urwisenyeye urwisenyeye ararushigisha akanarusoma niba kuri kamera tubiganiro tubitari kamera ni yakutwaye iki ubushize kamera comment abantu bateye kamera kuva kare yari yaratumenyana ma umugongo uracitse ajiwe ubu uracitse koko ubu undabigira uti fari urandakaje urandakaje ariko baby urandakaje kuva ku minsi tumaranye utarambwiye ko ufite abana utarambwiye kubijyanye n'abavyeyi bawe umubwira ryari ko ufite abana doje muri twagiye kuba sura ariko narumiwe ndashaka kuguporopoza muri na minsi ngo tuzajyane mu rugo oya nubanza gutunga utarige ukamugwisha kuri nyina utigeze umubwira ukamugwisha ku bana utigeze umubwira ariko ingozi ngo zamugwanga agira igikomere ingozi ikigewe uzi ko ariyo mpamvu divorce zabaye divorce ese ubwo wabana n'umugabo utarigeze umubwiza ukuri mbere na mbere mu byago ku mwana we umugabo ubanza ukamubwiza ukuri ukuri guca mu ziko ni gushya naho nyoko yaba ari umusazi ubanza ukamubwira ko ufite mama wawe none se akamubwire ma ubu koko reka nkubaze nk'ubu ngubu nk'iyo wifashe ubu bonye kumbaza ubu bonye kumbaza mama ndashaka none umbwire n'ibindi bintu yarambeje uko ndamufashe nk'umubeshi gwere uyu munsi none urashaka kunyanga se ndakwanga nyine urashaka kunyanga kubera amakosa ya mama ndakwanga no sinabwo wambeje kucyabikubwiye se umva muhungu wanjye ubu ngubu reka nkufate nk'umuhungu wanjye umuhungu wawe mbabarira nubwo yabaye akaba geregerayo mubabarire njye musabiye imbabazi kuba ari ibyo byonyine atakubwiye musabi umva taziyo twamaze muri kunyihangana buretse umva rata muhungu wanjye njyewe nkwisabiye imbabazi niba ubona nta kindi kibazo mufitanye ntabwo ibyo byatuma murusenya guhera uyu munsi ndakumva mama reka nkwisabire imbabazi cyane rwose ubizi uri umuhungu wanjye niba waremeye kubana n'umukobwa wanjye ase we wajya ubaye wigiyeyo egerayo ugeze nakunyica ushaka kunyica nkapfa buretse nubwo ndi kugusabira imbabazi ntago bikuraho amafuta ufite gusa wiyabaje ubupantaro bugufata uri mubesha uraho wasanga wananamuguriye n'igitenge akaza yiyambarishijwe gutya mu nzu biruzuye ngaho mbwira umva nkwibwire rata Falida uwo ari we kugira ngo ejo utazamwumvaho ibindi urugo rwanyu rugasenyuka ntago mbikubwiriye kugira ngo usenye mbikubwiriye kugira ngo umenye uwo mubana uwo ari we urugo rwanyu rubashe gukomera yego Falida uyu nguyu afite abandi bana afise abana babiri impamvu ubona nza hano ntago nta n'igipesu cya bazi byaba yarabahaye yababyaye njugunyira izi saha nanjye narashakishije kwa telefone yaciyeho nkahita ashakishaho telefone agacirimo nubwo buryo namubonye fare abo bana bafise papa wabo ibyo ntabyo nzi ibyo tubyihorere ahubwo njye ndi kugusaba ubufasha wanyemerera niba ko kuri umukwe wanjye ukamfasha tukarera abo bana mama ikibazo Falida twamenyanye ntabwo yabimbwiye yego ubwo turabiganira
ambwire ku vy'abo bana na bapapa wabo ubwo azamika igisubizo nyuma nawe tuzakubwira nyine reka nkwisabire ngewe ndagusabye nk'umubyeyi abana imyaka afise amakosa menshi ngewe ndi kumusabira imbabazi kugira ngo oya igerayo ntabwo nkukeneye wowe ufite ikintu cyo kuvuga ngaho gusa ubwo icyo ufite cyo kuvuga ni igiki ufite ikintu cyo kuvuga ngaho Keza arambwiye ngo mvuge umva rata reka nkwisabire ndakwinginze Keza se yakubwiye ntumbwire ko ufise abana sinago dukundana ariko se bite byawe kandi biratuma nkukubitira imbere y'umugabo wawe yambabara ntabwo nongera ntugire ngo simvuga ariko bura wanteye umujinya navuga ntabwo nongera kuvuga pe uhagaze hariya rero viruhande mama nubwo Falida atabimbwiye pe twakoze amakosa yuko wamvuye uruhande wa mukobwa we bite byawe tutaza kubiganiraho hanyuma tuzoguha umwanzuro nyuma uri kujaye hari kandi ngenda mukorega nandi makosa afisa hari umukobwa wawe n'umusinzi gaho rero mwana ushobora byose ubuso aracyanywa kandi n'umusinzi ubu narizi yuko byibuze mwahuye n'umusinzi namuguriye ibitenge nashaka kubyambara ashaka kwambara ubuntu bw'ubukanzu bugera hano bw'impenure bwaho ntabwo twaturi kumwe ariko data we twaturi kumwe ibwire mama wawe no tumva ubwo maka ibyo biramenetse icyo kunywa n'ubu byaranze mwana byaranze na n'ubu uracyari kazizi oya na n'ubu uracyari kazizi ntabwo dusangira njye ntabwo dusangira so genda umugabo usa ntabwo twasangira genda umugabo basi mbabarira muhungu wanjye ndakumva mama wamukunze n'ubundi n'ubundi ariko se bite byawe we ndakwisabiye rata wamukunze n'ubundi uzi yuko anywa ako kayoga nyemerera umbabarire basi ibyo byo mubivuga nibyo kurera abana mumfashe nanjye ndakuze yuko yambeshe kabisa abana kandi nzi yuko ari nkumi nyine murabiganira ariko nanagusabye imbabazi nk'umubyeyi ntibikuyeho ko yakoze amakosa murabiganiraho ariko umubabarire mama ndarakaye umukobwa n'umubeshi yarambeshe yigeza kumbwiraho none se ubu ngiye nk'umubyeyi sinamubabariye ibaze badufise ibintu twatuguye ko tugiye gukora ubukwe dukora umurenge ivyo bintu bose yabo Imana itakuzanya hano ubimbwire ibaze baranaje hano ntabwo nabimbwiye ndamwizere gute oya ndamwizere gute umukobwa wawe icyatumye mukundana ni nacyo kizatuma urugo rukomera kandi nzakuba hafi nk'umubyeyi nukuri ivyo uri kurakora nibiki nakurakariye winkoraho nusuranyirukana winkoraho ako ntunyirukane ivyo tubiganira nyuma ariko winkoraho ufise ijambo ryo kuvuga ntaryo uragenda umusabe imbabazi nyina mbabarira uzasuzugura nyoko n'umugabo washatse umusuzugura ntabwo musuzugura pe nukuri kw'Imana kumusuzugura vugisha none se izo nzoga waziretse niba nywawe ko ari umugabo ntabwo nzongera kunywa inzoga kandi niyo turi kumwe ntabwo uzongera yaranguriye ndanywa n'ubundi azakugurira umwe ese fari n'ubundi turi kuganira umugabo n'ubundi murasubigane ko nawe watubwira papa w'abana umva papa w'abana niba we gufasha mama kurera abana byarakunaniye ntibafite papa wabo kugira ngo afashe mama wawe kurera abana base icyo cyo papa wabo cyangwa ntabwo uzi wababyaye ntabwo mama bayoboye papa wabo ubu ndabazi nkabanje kukubaza arabazi ese ubu n'igihe uzajya guhagarara ku miryango ya babasazi na babasinzi bagiye hanze abantu bagiye muri Amerika ariko Amerika yabiki gihe uzi uko Amerika yabaye nk'intuza wasanga ni indege ije izanye wibesha oya wajya ureka kubeshya ukavugisha ukuri n'umwe niwandi twabanaga nakubwiraga utabimbwiye ko nzi umuntu akunze ikintu akunda n'ibikiriho ku ruhande
kutabimbwa abantu bazana dusangira ibyo none sheri kankubaze urumva ko wanabanyeho n'umugabo ukaba warabihishe n'uwo mugiye kuba nyine ikibazo si icyo none sheri nari bukubwira mfite abantu ukanyemera cyane rwose anyumvira noneho ubundi ukuri niko kubaka urugo oya umva se njye ntabwo tuzabyarana ukuri niko kubaka urugo none ubwo we ntabwo nakubyarira birimo se ariko mana bashake baranyisha ngo ndi guseka baramita si ibintu byose kubishinja Keza se mupanga ibiki harimo arisekera Keza mupanga ubundi yanyweye ubundi si bari yasogongeye mama umviriza hariya umviriza ko oya ntago ngena oya ntago oya izi saha koko njye ntabwo ari inzoga nanyweye wanyweye iki twist ni mota nkuko se ni mota nkuko Keza umviriza hano Falida ndamuzi yari muzima ndamuzi ni agasinye gace uraza ngo ariko nanyweye ni gace ntabwo ari kenshi yasogongeye wasogongeye ntiwanyweye kenshi ariko ikintu cya mbere wa mugabo reka nkwisabire mama muvana noneho je ndarakaye oya inzoga zisa noneho nkusabye imbabazi mutwara zogara kubimbwira twabiganira ivyo oya nkusabye imbabazi nkusabye imbabazi muvana nkusabye imbabazi wowe bantware kandi mu rugo iwanjye mu rugo kwande iwawe nakubesha iki nakubesha iki burana bizagaragara ariko burana we bizagaragara atama ukanatinyuka ukabivuga mama we ninde ariko agira amafuti nk'ay'ikizi umva rata nkwisabire njyewe nkusabe nk'umubyeyi muvana njyewe ubura umuhungu wanjye cyane ndakwinginze uri kuja he iyi nzu ntabwo yisubiramwo oya reka nkusabe imbabazi umva nakubwiye ngo ntunampagarare n'iruhande ntiwumve ibyo mvuga ngo wumve ko nakugiriye impuhwe hari iwanjye ubugogi bwawe iwawe si wawe umusinzi kumana we mama none ubwo iyi saha ku bintu yambeshe mama je ntabwo ndi umuntu mubi ivuga ngo nanka abana ngo nanka iki ntabwo ndi umuntu mubi abana no muri abana beza uvuze abarundi muri abana beza rata sheri nose numvise ko turi abana beza kutamwe kubisa abana subimenye se yabikubwiye wigeze ubimbwira wowe turabiganira nyine nyuma ya kamera nta kibazo mama weze isa none gweze oya isa nagusabye imbabazi mama ndaguhaye muri abana banjye mwembi kandi nzanabashyigikira mu rugo rwanyu mu bushobozi bwanyu ni muri kumwe ko muteganya umurenge muzambwire ni ukuri nemeye fanta nemeye ubusungi we anyambitse urugori rwa kibyeyi n'ibyambere akoze umurenge nzaba meze neza Keza ntabwo mfata kuzi Keza